Hello guys, welcome to my channel Uburyo TV guys. Twongeye kugusuhuza nanone aho ufunguye iyi video uri hose hirya no hino hagiye hatandukanye. Uri ingenzi cyane ku Buryo TV. Reka twongere dusabe wowe utarakora subscribe ku Buryo TV, nyamuneka wibuke gukanda subscribe, wemeze no kuri ako kazogera ka notification kugira ngo ikiganiro cyose cyaprodinzwe ku Buryo TV ujye ukibona mu ba mbere. Guys, tudatinze uyu munsi tukuzaniye free mining. Iyi free mining nta yindi, ukibona iki cyapa cyangwa iki kirangantego ujye umenya ko twageze muri BNB cyangwa se muri Binance. Binance nk'ibisanzwe niyo igira iki kirangantego, hanyuma ikaba ifite coin mwese mumaze kumenya ariyo BNB. BNB ni coin ya Binance, ariko uyu munsi hakaba hatanzwe amahirwe yo kuba wakora mining ya BNB nta kintu ubanje gushoramo. Ahangaha urakora mining ya BNB bitagusabye igishoro. Icyo usabwa ni ukureba link iri muri video description, hanyuma ukinjira ugatangira gukora iyi mining, ugatangira kwibikaho izi coin za BNB. Hano nkuko mubibona handitse free mine, no deposit required. Hano ni mining iri for free, cyangwa se ni uburyo Binance yatanze, ni amahirwe yatanze yo kugira ngo ube wakibikaho izi coin za BNB bitagusabye kubanza gushyiramo investment cyangwa se gushora amafaranga. Kuri iyi page ya kabiri murahabona mine BNB. Ahangaha ni kuri Twitter yabo cyangwa ku rukuta rwa Twitter rwa BNB mine, aho ushobora kubona amakuru agiye atandukanye avuga kuri iyi coin. Nkuko mubibona nanone murabona coin ya BNB ahangaha ihagaze amadolari 318.7, kandi urabona yamanutseho 0.76%. Urumva ko irazamuka ikarenga 318 mu busanzwe. BNB rero ni coin ya Binance imaze igihe kinini iri ku isoko ikoreshwa. Nawe niba ukunda ibintu bya online, niba ukunda ibintu bya mining, niba ukurikirana Uburyo TV, nyamuneka iyi coin ntigucike. Tangira uyu munsi, tangira none, witegereze ejo. Tangira iyi mining ya BNB wibikeho izi coin, hanyuma ejo cyangwa se ejo bundi zakugirira umumaro ukomeye cyane. Guys, ahangaha buri kimwe cyose aba ari ukugerageza, ubundi aho kugira ngo uzavuge ngo iki kuki ntagikoze uzicuze nyuma, jya ugerageza mbere y'igihe. Ibishoboka byose jya ubigerageza, wirinde kuzavuga ngo kuki kiriya ntagikoze. Nk'uko ubibona rero, ukinjira kuri link urasanga muri video description, uraza kuhasangaho bakubwira ngo sign in. Sign in nta kindi uri bukore, urabanza ujye muri Binance yawe cyangwa aho ufite wallet ya BNB, ukopiye iyo address wallet ya BNB, hanyuma uze uyipestinge aho uraba bari kugusaba gupestingamo address wallet ya BNB. Numara kuyipestingamo nta kindi uri bukore, urahita ukora sign in kugira ngo izo uraba uri kumininga zijye zijya kuri ya address yawe ya BNB coin, cyangwa se ya address yawe yavuye muri Binance app yawe. Guys, ushobora no gusanga udafite Binance ariko ufite Trust Wallet. Muri Trust Wallet harimo address ya BNB, naho wagenda ukayikopiya hanyuma ukayizana hano. Ugifungura link barakwereka aho uyipestinga, hanyuma ukore sign in kugira ngo ube uhuje address wallet yawe n'iyi website ya BNB mine. Ni for free, nawe ibingibi wabikora. Iyi coin watangira kwibika izi coin za BNB mu gihe batanze aya mahirwe, hanyuma ukaba usaruramo duke twawe. Gerageza byose bishoboka, buri kimwe cyose ufitiye umwanya cyangwa se ufitiye ubushobozi jya ukigerageza, kugira ngo ejo utazavuga ngo kuki kiriya ntagikoze kandi nari nakibonye. Uzirinde kwicuza gukora ikintu wakabaye warakoze ubifitiye uburyo. Guys, ni amakuru twari tubafitiye, hanyuma muri video iri buze gukurikira turaza gusesengura ibijyanye na P network. Mwakoze kubana natwe, mugire umunsi mwiza.